Naherutse handi nabonye ko soza igitaramo ntamba n'abantu nishimiragira muri audience ndabyina kuko bumvaga byandenze cyagenze uko ndetse ntabitekereza kuko urabizi ko ubushize bakansonza igitaramo hasiga amasaha 12 so kubo cyabaye ni ikintu cyandenze. Ngiye kukubwira ku gitaramo giherutse kuba igitaramo cy'imbaturamugabo, igitaramo cy'umuririmbyi ADRIEN MISIGARO ukunzwe cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana. Yanyuze abitabiriye igitaramo cye yise Each One Rich One yasubukuye nyuma y'imyaka 2 gihagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Yakoresheje imbaraga nyinshi muri iki gitaramo cyabaye ku cyumweru tariki ya 3 Nyakanga 2022. Iki gitaramo cyabereye mu Ntare Conference Arena, ni igitaramo gitegurwa n'umuryango cyangwa ministeri yitwa Melody of New Hope yashinze. Cyagombaga kuba cyarabaye ku itariki ya 8 Werurwe mwaka wa 2020 kiza gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe cyari cyakajije umurego mu Rwanda. Iki gitaramo cyasubitswe habura amasaha 12 gusa ngo kibe. Ni igitaramo yahombyemo amafaranga menshi nk'uko yabitangaje. Kwa 28 Gicurasi 2022 nibwo ADRIEN MISIGARO na Gentil MISIGARO batangaje ko basubukuye iki gitaramo nyuma y'uko COVID-19 igendeje make. Abahanzi bahisemo gutangira gukora imyiteguro bavugana n'abahanzi bo mu Rwanda barimo Israel Mbonyi, James na Daniela, CY'AMATEKA na Papi Clever. Abahanzi bafashije benshi muri iki gitaramo. Rebaho gato performance y'umuhanzi CY'AMATEKA, uburyo yakiriwe ndetse n'abitabiriye iki gitaramo cya Each One Rich One bamufashaga kuririmba zimwe mu ndirimbo ze bare mu mavuta rwose nk'ukuri kubireba. Y'abahanzi babiri babana abo ngabo ni James na Daniela, nabo mu mavuta menshi banyuza bitabiriye iki gitaramo.
mbere y'uko ajya ku rubyiniro nawe yabanje gufashwa n'indirimbo za bagenzi be, dore ko uyu muhanzi yaririmbye mu baririmbye nyuma. Ni umuhanzi mukuru kandi ukunzwe murabizi. Habanje kujyaho nyir'igitaramo ari we ADRIEN MISIGARO, aririmba indirimbo za mbere, nyuma hakurikiraho Israel Mbonyi basoza, kandi umuhanzi ADRIEN MISIGARO nyir'igitaramo niwe washoje yanahinduye imyenda, dore ko yabanje kuririmba yambaye ipantaro n'ishati bisa, nyuma yaje kuririmba yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agakote ka kwire nk'uko bakunze kumubona yari yambaye muri interview yaduhaye. Byari biteganyijwe ko Gentil Misigaro aririmba muri iki gitaramo, ariko ADRIEN Misigaro mu kiganiro twagiranye cyihariye yatubwiye ko yagize impamvu zitunguranye z'umuryango zatumye atabasha kwitabira iki gitaramo bari barafatanyije kwitegura. Ndabyina kuko bumvaga byandenze. Abantu bari kwibaza impamvu Gentil ataje, bose barabitubajije, haba mu gitangazamakuru cyacu bari kwibaza impamvu uri hano wenyine, ubundi iyo babonye ADRIEN babashaka Gentil. Ni cyo kibazo cyawe cyatumye ataza? So Gentil yagize impamvu buri gihe imva umuntu ati aragiye umuntu ategura ibintu manega igapanga ibindi. So kuri inshuro ntabwo yabonetse kubwo impamvu zitamuturutseho, ariko yifuzaga kubana no kubizizije. Ni ikibazo gikomeye ararwaye? Oya, ntabwo ari ikibazo gikomeye. Ni challenge isanzwe byabaye ngombwa ko ari byo byihuse gakoresha ibingibi. Iki gitaramo cya IGITARAMO rero cyatangiye ku isaha 12 zuzuye, gitangijwe n'abaririmbyi arimo Precious Nina Mugwiza ndetse na Ngenzi Ivan, usanzwe uzwi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ariko zikozwe mu njyana ya Kinyarwanda cyangwa ya Kinyafrika. Abangaba bafashije abantu kwinjira neza muri iki gitaramo, dore ko aribo babanje kuririmba. Yakiriwe kandi n'umunyamakuru kazi Tracy Agasaro wa televiziyo KC2, sheni ya kabiri ya televiziyo Rwanda. Muri iki gitaramo rero Tracy yaboneyeho no kuvuga ko ku cyumweru tariki ya 10 Nyakanga 2020 hari igitaramo cya Gisubizo Ministries izafatiramo amashusho y'indirimbo zabo kuri album bise Worship Legacy Concert Season 3. Kandi Tuyizere Papi Clever n'umugore we Ingabire Dorcas bari bitabiriye igitaramo bambaye imyenda ihuje amabara. Uyu Papi Clever ni wundi watangije umushinga wo gusubiramo indirimbo zo mu gitabo uko ari 547. Amaze kurushinga rero nawe yahise akomezanya n'umugore we kuririmba izi ndirimbo. Umuhanzi ADRIEN Misigaro mu byo watangarije itangazamakuru nyuma y'iki gitaramo yibanze cyane ku mubano we n'ubushuti bwihariye afitanye n'umuhanzi Israel Mbonyi. Avuga ko iby'ubushuti bwabo birenze ibyo kuririmba cyangwa ibyo kuba bakorana indirimbo. Ndabyina kuko bumvaga byandenze. Abantu bari kwibaza impamvu Gentil ataje, bose barabitubajije, haba mu gitangazamakuru cyacu bari kwibaza impamvu uri hano wenyine, ubundi iyo babonye ADRIEN babashaka Gentil. Ni cyo kibazo cyawe cyatumye ataza? So Gentil yagize impamvu buri gihe imva umuntu ati aragiye umuntu ategura ibintu manega igapanga ibindi. So kuri inshuro ntabwo yabonetse kubwo impamvu zitamuturutseho, ariko yifuzaga kubana no kubizizije. Ni ikibazo gikomeye ararwaye? Oya, ntabwo ari ikibazo gikomeye. Ni challenge isanzwe byabaye ngombwa ko ari byo byihuse gakoresha ibingibi. Hanyuma iki gitaramo kirakurikirwa n'iki? Iki gitaramo kirakurikirwa nuko ngiye mu rugo ho gato kuruhuka. Ngiye kujya muri Amerika? Ngiye gusubira muri Amerika, nje kongera kwitegura, ariko uko nabikubwiye abanyarwanda ngiye mbasezeranya kugaruka. Imyaka 2 ishize nawe ko nzagaruka, ubu nagarutse kandi aha ni mu rugo. Buri gihe tuje twifuza gutaramana n'abanyarwanda. Mu magambo make igitaramo wakivuga ute nko mu ntero 3 cyangwa se in 3
iki gitaramo ni success kuri njye success nagiteguye abantu barimo kunca intege bambwira ngo hari ibitaramo byinshi kwizi ahantu hose hari ibitaramo byinshi byabereye mu za Gisenyi hari ibitaramo i Kigali uyu munsi hari ibitaramo ahantu henshi hari ibitaramo bambwira ngo bizakunda ariko wabibonye ko abanyarwanda batwitabye umugisha ni wose kabisa kuri ubuzima bwa buri muntu. Concert yitwaga each one kuri urumva ya ntego yawe kuba hari umuntu umwe cyangwa se ubuzima bw'umuntu mwarokoye wigezeho cyangwa wenda no kubona abantu babaye benshi bakuzi. Umuntu wese uri ahangaha yatumiwe n'uwundi, so iyo usabye buri muntu wese kuzana uwundi bivuga ngo buri ntebe hari umuntu wazanye mugenzi kandi buri muri abo baje hari wahawe umugisha, hari wagiriwe ikintu, hari wakorewe igikorwa kimuhumurira neza. So niyo mpamvu ministry yacu yitwa ngo ni Melody of New Hope. Iyo mvuga melody simvuga indirimbo gusa, mvuga ikoze igikorwa cyose gisounding umuntu neza, ushobora kuguha amazi yo kunywa ufite inyota kumva umutima wawe uboneza, that's melody. So buri muntu wese uri aha yazanye umuntu wose, so bivuga ngo each person yazanye each other person. Abahanzi bagufashije Adrien wabahisemo ugendeye ku kiyese kubera iki ari wariye? Abahanzi buri muhanzi wese uri ahangaha ni inshuti yanjye, donc hari umwihariko tuba dufitanye yo kuba dufite ubwo bushiti, ariko kandi nabatumiye kubera ko nzi ko abanyarwanda nabo babakunda. So uyu munsi nifuje kugira ari celebration ko ushize concert yacu yarahagaritswe, nifuza ko twongera kugaruka celebrating. So abahanzi bose natumiye inshuti zanjye, nifuje ko baza tugatamba tukabyina tukishimana n'abanyarwanda, kandi n'inshuti zanjye by'umwihariko. Adrien kuri stage hagaragaye abaririmbyi benshi, ariko by'umwihariko hagaragayeho Israel Mbonyi, umwe mu bahanzi musa nkaho mufitanye umubano wihariye. Kuri wowe wenda imbere y'itangazamakuru cyangwa se wenda nyuma ya concert, ikintu wavuga kuri Israel Mbonyi ukurikije uko Imana yamuzamuye, yaje gusanga muri carrière azamuka umureba n'ubu muracyari kumwe, niki kintu wamuvuga cyangwa se uko umubona? No, buri gihe Mbonyi akoze ikintu nk'iki, iyo yakoze indirimbo igakundwa ni ibintu bishimisha, kuko namubanjirije muri ibi bintu, namugira inama gitangira, kandi noneho n'inshuti yanjye by'umwihariko dufitanye ubucuti bwihariye. So kuba twabanye Mbonyi burindi concert zose nakoze mu Rwanda twagiye dukorana na Mbonyi, kuri ubucuti tugira kuva kuri concert nakoze 2018, concert twakoze twateguye ubushize yabaye council twari kumwe, so niyo twongeye gukorana, bivuga ngo dufitanye ubushuti bwihariye. Ntabwo hari ikibazo abantu bibaza ngo bano bantu bafitanye ubushuti tubona buri munsi n'iki, niyo munsi ukaba wabigarutse kuki nta collabo nta ndirimbo yabo turabona yasohotse bari kumwe? I know ubushuti bwacu burenze just collabo, ducollaborating mu bindi bitekerezo bitandukanye. Uwo mwanya ntabwo turabona wo kwicara kubera ko mbahariya n'akabaha, iyo tubonye umwanya buri gihe tuba dukumburanye, tuba twisekera, tuba dutera flag, ariko niyo collabo abantu batekereza ko biri mu nzira rwose, ahubwo tunabitegura nibibe kenshi, ariko ubu noneho ndibaza ko Imana izabi. Adrien, reka nkubazeho gatoya, igitaramo cyapfuye kubera covid, umbabariro nsubize nyine, mwahombyemo amafaranga angahe ugereranyije? Kuko ni ibintu mwari mwarateguye, mwarabwiye abantu, ikiriya gitaramo mwahombyemo amafaranga angahe? Biragoye kubibara itegura igitaramo, ugenda spending amafaranga mu buryo butandukanye, ariko ira concert ingereranyije ari nka hafi na miliyoni 14. Hari amafaranga mwaje kuyasubiza bo bari kuko niyo nicyo cyose cyari kiri cyo gihe? Yes, amafaranga abantu bose twarabasubije, ndetse maze no kugera muri Amerika hari bamwe bari bibagiye gusubizwa, none ngenda yabohereza kugira ngo babasubize. So buri muntu wese utarabashe kubona tike ye ni umuntu wemeye kwitanga. Adrien, urabona Imana yaba yagushumbishije uyu munsi? Ntabwo yanshumishije amafaranga, si yumvuga cyane, ndasaba ko yanshumishije abantu. Ntabwo gukora ahombye. Miliyoni 14 ni nyinshi Adrien. Kuyagira dukora ibitaramo ntabwo ari amafaranga ariko kenshi tuba twifuza aba bantu nkawe, twifuza ko abantu baza bakagira. So gushumbusha Imana yampaye nuko yongeye kunzanira ba bantu bagombaga kwitabira concert bakongera bakabamo hano. Njye mbona mutera blog we na Israel Mbonyi ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram cyane, yaba akanashyizeho gasekeje cyangwa iki, ibyo byose aragutaginga kaba agiye gushyiraho umuntu ngo ari kujya mu ijoro bavuga ngo ni wowe uri kujya, mbese ibintu byose biriya bintu mubifata mute kuba gutaginga utuntu turi fani? Ni kwa kundi nibwo ushitana kubwiye hari kwisanzura ku muntu, ariko arushije abandi bose bahanzi bo mu Rwanda n'abandi bose. Mbonyi dufitanye umubano wihariye kubera impamvu nshaka kubwira none hanga, ariko inshuti yanjye by'umwihariko. Iyo mpamvu wayimbwiye niba atari ibanga, iyo mpamvu kuko iri hari nayibaho, iyo hari impamvu ntabwo hari ubushuti. Ubushuti ni ikintu nyine, ni ubushuti buraho
naho iyo habonetse impamvu bwa bushiti ntabwo baba bukiri ubushiti bwuzuye so is just a friend ni umuvandimwe yes kandi nawe biramushimisha iyo atera black nanjye ndaganse Adrien dusoza wenda abanyarwanda usuye hariya ariko n'abanyarwanda batekereza ko wenda nyuma y'ahangaha ari kigiye gukurikiraho mu muziki wawe cyangwa se no muri projects utegurira abanyarwanda so nyuma yaho dufite indirimbo nyinshi ziri muri studio tugiye gushira hanze kandi ngiye nko kubiza hani mu rugo iyo bampamagaye ejo bundi ntibyagutunga mbonye ngarutse mu mezi make ari imbere so hani mu rugo igihe cyose tuzajya tugaruka ariko ubu kuri ubu nsubiye muri famille nsubiye mu muryango nari maze ibyumweru bibiri ntari kumwe na famille ubu ngiye ese undi utazanye umudamu ubutaha nzamuzana tubwireho gato ku bitaramo mujya mukora muzenguruka navuga ko muzenguruka isi yose mujya muri Amerika iwanyu cyangwa mukajya mu Burayi no muri Australia mujyayo ibyo bitaramo muba mugamije iki ese mubona amafaranga so twebwe ibintu dukora amafaranga siyo ntego yacu cyane kuko sevinga muri kingdom y'Imana biba bisaba rimwe na rimwe gushaka imitima y'abantu so twifuza ko gufatanya n'abavandimwe mukora mu Imana twifuza gufatanya n'abandi gushima Imana so intego yacu ntabwo ari amafaranga cyane ahubwo iyo tugize Imana ikagira imitima y'abantu nicyo twadushaka hariya nta bantu benshi b'abakristo babayo mujya guterana mugasanga nk'ahantu mwateguye igitaramo nta bantu bahari ari bake cyane hari igihe biba ngombwa ko bataboneka kuko hari igihe uje muri state ugasanga nk'abantu benshi ariko n'ubwenge tuba dushaka benshi tuba dushaka wa muntu ni each one yes dushaka amashaka nifatisha umwe nawe agafata uwundi buriya nawe azongera ajya handi nawe afata uwundi mugenzi ubutumwa ku bagukunda n'abakunda Imana bose ndabashimira cyane kuri support mutugaragariza umunsi ku wundi bakomeze bashigikire umuziki wa gospel mu Rwanda murabona ko umaze gutera imbere gutegura igitaramo nk'iki mu bitaramo byinshi byabereye mu Rwanda uyu munsi abantu bakatwitabira ndasaba gukomeza kudushigikira kandi bakomeze bakunda Imana kuko niyo yonyine igomba kuduhindura ubuzima murakoze cyane nk'uko rero mubimenyereye turi hano kugira ngo tujye tukugezaho amakuru atandukanye by'umwihariko ibibera mu iyobokamana cyangwa muri gospel haba mu Rwanda ndetse no hanze n'andi makuru yose urabizi ko nta handi ho kuyasanga n'ahangaha ujye ukomeza ubane natwe ukore subscribe ukore share ukore like kandi na comment zanyu nazo tuba tuzikeneye kugira ngo dufatikanye kumenya ibyo mushaka n'ibyo mwashimye ndetse n'ibyo mwagaye dore ko tugirwa inama kandi iyo tugiye inama turumva tugafatanya gukomeza guteza imbere umurimo w'Imana ndetse no kungurana ibitekerezo mu buzima busanzwe bwa buri munsi reka rero nkubwire ngo komeza ugubwe neza kandi Imana ikomeze guhire muri byose urimo gucamo ikubera igisubizo ku bibazo byose ufite ikubera ibyiringiro maze ikindi gikomeye Imana ikurinde impamvu yose yatuma wisobanura dore ko impamvu zatuma wisobanura ziza zigutunguye reka ngusezere nkubwira ngo bye bye hasta la vista